namaze kumenya neza kuvuga ubutumwa ntabwo ari ukwirirwa uvuga nshobora no gukora ibikorwa byiza kumva neza nkorambirwa umumama ndi kumwumva neza cyane kandi arababaye cyane numva ko afite agahinda yari yaramwizereye n'ikintu gikomeye muri kwandika izina mukaryandika neza nanone mukabivuguruza ntabwo nzi ko nabona uko mbivuga none reba uwasomye usoma ayo amakomenti ari kugira gutambuka ari kuvuga ngo burya Theogene hari n'abari kuvuga hari n'uwanditse komenti numva nanjye mbitekerejeho cyane iriya ya mama Gasari igihe wamubwiraga ngo ugiye kumuzingura ngo aramara igihe kingahe ajya ukabona kuko ni ibintu noneho twarakurikiye ndetse ngo njye sinigeze mbitera komenti kuko biterwa no kwizera k'umuntu mba ariko mbivuga ariko se birababaje noneho n'akanwa kacu kature kakanwa kavuze amagambo meza ahamuriza abantu kongera gasura inyuma kavuga andi magambo bivuga ngo izina urarisibye uri kurisiba ni wowe uri kuryisibira ako n'uyu muntu ariko byari kugira ngo nyine tumenye ngo bimeze gute aho wagize wanditse izina tuvuga ngo uyu muntu ni umukozi w'Imana tuvuga ngo umukozi none tugiye twongera kugaruka ngo burya ni rya jambo ngo tuzabamenyera ku mbuto batwerera ntabwo mbabarira ndabikubwiye ariko niba utazishaka uyu munsi ariko imbuto zo zitazikugaragaza ntabwo nzi uko bifite umubyeyi yababaye cyane gusa nk'abantu bagukundaga birababaje biteye agahinda birababaje biravuga ngo turije tuburoge tugeze aho kurira tukaburoga niba tumenya ko watwishushanyagaho ntabwo tubizi uretse umwuka wera wenyine twasenga ukabiturondorera ikiza kenshi na kenshi twamenye ijambo yuko tuzasoma ijambo nibyo rizatubera umushobozi naho kugira kuvuga ngo uyu muhanuzi yahanuye iby'ukuri cyangwa byageze gute ndabona birakomeye kandi kongera kugira kunambura abantu ukuntu twari twaramaze kugira kumva tugukunze cyane umva ntabwo mbizi sinzi uburyo ntabwo nzi uburyo birababaje gusa birababaje uriya rero kurode ndamugarukaho sinzi bamuteye amabuye ariko ugeze ubu none sinzi bamuteye amabuye bavuga kurode ni umunyakuri aremewe ati kurode avugisha ukuri nicyo nabonye bamwangira ariko avugisha ukuri avugisha ikirabonye arakivuga cyaba ari cyo arakivuga cyaba ari mbese icyo apfa kuba yakibonye cyaba gisebetse arakivuga cyaba kigize niyo mpamvu burya bamuhindura umusazi ariko birababaje nk'umuntu w'umukristo ntabwo byari byongeye ubuhanuzi w'Imana ntabwo byari byagakwiye kwasora iriya jambo uribwira umuntu reka nubwo izi telefone tuzikoresha mushaka turekere hano tuzikoresha ni byinshi ni umwanya munini cyane ubu korode ho aremewe kandi yaranasanzwe yemewe ari amateka ye yahashize ntayo nzi gira yagiye kujya ku bindi byane amubwira avuga ati mwese turamenye nk'umusesenguzi uyu muntu arababaye manzi ugiye kivuga mbere ko ngicyo mvuga navuga ngo ni ihangane ntabwo ari we ni benshi yavugiye ni umwe wavugiye abantu benshi wari we wese wabifashe gutyo kako byanagaragaye mbahaye ihumure bihangane bizera Imana irahari Imana yo muri bikomere Imana yo muri nguma Imana ifasha abantu bayo Imana ikazamura abantu n'ubwoko bwayo kandi utsikamijwe n'undi rwose nababwira ngo igihe cyo gihe gisobanura ibintu ariko muri iki gihe murimo ndi kubyumva ageze ahantu avuze ntabwo ndasesengura ariko manje kwihanganisha Imana ibagirire neza bakomere kandi yego niba ushaka gusesengura ndaza gusesengura nabyo ndaza kuvuga yego birababaje kubona umukozi w'Imana wafashije imbaga abantu cyane bakamukunda bagafashwa akantu navuga kuri Claude konyine ngavaho Claude ibintu byose avuga nubwo yaba adafite 100% 20% babifite 20% bari ukuri babifite ababifite ariko donc surusa y'ikintu aba yayibonye aba yanayumvise asanzwe anemewe rega urabyumva nuko hari bamwe nyine bamurusha imbaraga bakegera n'iki byose ariko Claude rimwe na rimwe avuga ibintu n'ijana ku ijana washaka ibyo bintu muri siriya audio ngo uyihaka we ngiye utiri ujya kure ngiye audio yaramucitse turi ahantu arayicuranga ndayumva ahubwo ntungurwa n'uburyo
isose muri social media yagiye kutwumvisha indi audio cyangwa ko bavuga ibintu byinshi. Ibonetse nirira ibirayi ati njye natanze n'amaturo n'iki ikomeza utange wowe nta kintu wamaye urazaza ngubwira iki ngubwira ibiki kumana nibyo reka mbivuge hari ibyo bamaye narabisabye sasengura muri ari Nyuma ntabo hanuze nitwaje ntabwo kuza nkategura nabishobora nanjye urankurikira ariko ntago nabikora kuko nzi umwami ngize nkorera kuko umunsi nabikoze avenire yanjye ejo hazaza hazaba hari kurangira kuko ubuhanuzi butavuye ku Mana cyangwa se ubutumwa bwari bwo bwose byitwa ubutumwa ko ari ijambo ariko byose nagari ubutumwa bwiza uri ko nkuriumva kubonagiza abantu bari muri comment bari kumpamagara kuri nimero iri gucicikana ati dufashe ati dusobanurira ibi bintu ni ibiki ibi bintu biduhurize mwese rero mujya kumusaraba ngiye kubihuriza hano ntaje nongera kumpamagara ngo waviriranye umuntu waviriranye yihangane ndamwihanganishije icyo ni kimwe ariko mumenye ngo mujye mureba mwitegereza amaso yanyu abahereza sinzi nibunyumva nje mfite amakuru ati nukunda atageza nsengera ngurikire ndi kukumva nje nta n'umwanya yamaye kandi turu nararyoherezaga gutya na gutya na guri uwo numwe hari nundi na batatu baje ari bantu bafi barindwi bagira mu 8 simbifite kandi hari ababasengera byanyabyo reka none mbirobanure
byanyabyo barara n'amajoro bagusengera abantu batana basaba ituro ariko bakanga kuriba bakarihereza abo ngo bemewe kuri iyi mihanda. Reka mbabwize ukuri, namwe hari ahantu mwagiye mutenguha bamwe mu bantu b'Imana mugakurikira ibitari byo. Rero nabihanganisha gusa mbabwira ngo mwihangane, ariko pole sana ntibizongera kuko mwarangije kubona ibisambo nirondo. Ubu ngubu muri kubyiborera, simuri kubireba aho mwicaye nawe uri kugenda mu modoka naho uryamye ntiwabibonye. Mama shenge tanti ntiwabibonye, mukecu ntiwarebye irondo n'ibisambo nababwiraga ndi gusasengura. Mukandira amabuye ngo naje guharika umuhanuzi, mukandira amabuye ngo nahagaritse abahanuzi, ngo ndwanya abahanuzi, ngo ndabarwanya naje guhanura. Nta muntu nigeze ndwanya, nge naje kuvuga ku by'abantu bivugiye ku giti cyabo. Papa wanjye muze wa mukobwa we nawe musore, ubu irondo n'ibisambo ntiwabibonye shushu, ntiwabyitegereje neza. Ntuzongere mama, ntuzongere, ugenda ukomere, wizere Imana, wizere Yesu, ukurikira inzira y'umusaraba, ugendane n'agakiza, ukizwa burundu. Noneho ubuhanuzi ntabwo murwanyije, nujya uhanurirwa ujye ureba ngo nibi indafata ibi ndabyihorera, kandi umanuriye n'umukozi w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana gusa ubitaga imizi. Ariko first of all wizere Imana gusa byonyine, ibindi ubyihorere, ibindi uza kubireka. Abantu bavunitse barimo bararira baratabaza, kandi reka bavunike ni mugihe urumva ijambo umukozi w'Imana ati we n'umucurwaho, ibintu byanyuze mu gucurwaho bibari biva kuri dayimoni. Urumva ijambo ryakoreshejwe n'umuca urwaho uzamumenagure. Baramenagura ibiki? Sinamacupa niki. Reka mabwize ukuri, mwihangane natwe kandi mbahaye pole n'ukuri. Nukuri kw'Imana tuzabaha n'ibindi bimenyetso Misiri imbere. Reka mbivugira no ku musaraba. Narabivuze rega bajya mu biganiro byatambutse nkiza ku musaraba. Narababwiye ngo umuhanuzi wanyawe hari ibintu adakora. Mwanga kunyumva, reka mbisubiremo. Ntaza guhanurira kuri kamera, ahanurira umuntu aperesiza umuntu. Hari abahanuzi dufite baba bari mu mwuka bashobora guhanura kubera ubutumwa bw'abantu benshi. Abo ntago ari ndi kuvuga, ndavuga niba umuntu Imana imuhaye ubutumwa nabahaye ibimenyetso mwakakunyuma bwa kanaka akaza akabunyuza kuri kamera, koko kanaka ntabwo yamubonye. None se kamera nizo kanaka? None se ngo wasabye umugeni agaba ngo uyu nzamurongora byanga bikunda, izi kamera zamubera nyirabukwe, zizababera sebukwe, zizabatahira ubukwe, bizagenda niba wakunze umuntu ugenda umuterete, nibyanga nibikunda cyakoza kuri kamera muzazana muvuga nimuyireba. Reka nzivugire, ntabwo ndibuvuga izo ma YouTube ariko reka nyavugire. Ariko iyo amatiku murazizi namwe murazitunze, subscribe mwarazikoze ni byiza. Ko cyahantu hanyura ijambo ry'Imana nturirebe, ahantu hari ugutwika nyina akabari hujya korera. Kandi namwe nawo abarenganya mama shange niho hari ma views menshi. Nukuri kw'Imana. Ariko reka mbabwire, mwumva ijambo ry'Imana iby'amatiku mubyigire gute mubyihore, kandi Imana yomora imitima yanyu. Nasi Imana ikomeze imufasha, imutabare, imugirire neza. Uzi kugira ibyago ugapfusha umugabo warangiza nako ngimbwa zihunguye ivu zurira meza, ngaho tugire ngaho gira nyakugira Imana. Imbwa zihunguye ivu zurira meza nose nagirane uburiri butarimo umugabo bwigerwa n'iryo tungo twikomereze. Nozibo nibibazo bino bintu birakomeye, biteye ubwoba, biteye agahinda, biranababaje. Nubwo muri kutura muri iki kiganiro biteye ubwoba ku buryo tuza no kubabwira ibintu biri kuba mugahita muvuga ngo twishizemo umuntu bitaraba, ariko mwarangiza bibaye mugahamagara ati none ko mwahamagaye nane bakabari kumvisha izindi audio. Hari nabandi bahamagawe, hari nabandi bahawe audio, hari nabandi bahamagawe, hari nabandi bahamagawe, kandi turi kubivuga n'ukuri ko ntago mubyo ati mwimukoraho
mama she mwimukora oya mama shenge twebwe tuza kuvuga mu bintu turi kubonesha amaso imboni iragenda gute biramera bite yego birababaje cyane biteye agahinda kandi umurimo w'Imana reka none mbabwire byanga bikunde turi mu bihe bibi ibihe bibi by'imperuka turi mu bihe bibi abantu batakifuza guhinduka no gukizwa no kujya abantu bafashe ibyaba bigira amazi bumva ni wazi nta kibazo ntacyo bitwaye ahahise umuntu nge ntago ndi buharebe ahubwo ahahise aracyakomanya arahakomeje mu buryo bw'umwuka yahinduye uburyo cyangwa yarabiretse yarakijijwe cyangwa yarabifashe arabihindukirana mbabwiza ukuri reka mbabwiza ukuri nyamara mwitonde nukuri kw'Imana mwitonde vraiment ibintu ntago ari bya bindi iyi mihanda yamenetse myisabune ahantu hose haranyerera ubu nguko mureba ngewe ngenda ni weto zishinga amenyo uko ucunze nabi wanyerera ukikubita amenyo akaranduka gakuka gashiramo hano haranyerera ikibuga kiranyerera hano haranyerera ikibuga n'isi yose iranyerera muri Canada sigaye hanyerera muri Hollande hakanyerera muri Sweden arabamamagaye ari kunyerera ahantu hose hagize gute haranyerera yego mwitondera ibintu biri kuri YouTube bimwe nagatwiko kandi agatwiko ntushaka ukavumburwa n'iki ariko n'umuntu reka karagaragara agatwiko twabivuzeho kangahise twaravuze turacoka abantu banga kubyumva yego urakoze cyane abakunzi b'Umusaraba TV mukurikiye kino kiganiro mwese ibintu turimo ntago twabaye nk'abandi katubivuga gukinga binyuze gucyo ariko nubona ahantu mugenzi we yagwa ntumuburire uzaba ufatanyije nawe kunyumva neza akakariba n'Imana yakavye kugira ngo tujye tumviraho ijambo ry'Imana icana yitwa Umusaraba TV ni channel y'Ikristo yiyobokamana baraje bayibuza abantu kuyikurikirana ikora ivuga butumwa baraje bababuza kugirira ariko birababaje kubona umuntu yaza ariko nuyireka nawe uza simbizi akaza ashaka kwitoa ndekarare uyu munsi mbabwire nubwa mbe mbivuze ndababaye cyane kubona umuntu ashobora agera akavuga ngo shana umusaraba ni yanje icano ntago ari nibishaka Theogene arabona abantu hanyoneke babimbwira ngo niko yababwiye icano ni ya nepo bivuge ku mugaragaro baza kuvuga ngo bagiye kwanduza baza kwanduza akanakara Imana yatanze kugira ngo tujye twumviraho ijambo ry'Imana ribohora abantu bamenye kuri ko namenye ko niko kuzabatura ntago ubwo hari amakuru ngenda sesengura ubwo ufite ibihamya n'ibimenyetso byatangiye yuko chene itakiriya bamwe batanye vuga ati chano nibishaka chano wakoreshaga ijambo ry'Imana yawe ko yandi turagiye ntago chana rero nibishaka Theogene cyumvi cya kabiri ndi mu bantu bamukoresheje bwa mbere mu biganiro urabizi nje nahuye nawe mbona ari umukozi w'Imana twahuriye muri bisi n'ubwa mbere mbivuze kandi n'ubwa mbere nkoze ibiganiro bimeze gucya hari impamvu bikoze kandi mbivuze n'ubwa mbere abantu babakira imitima bakire ntagira umuntu ukuvugira mu matamatama ibyo bintu abayanga nta nuzi mvuga gucya ndababaye cyane kandi mfite agahinda kandi agahinda nkamanye iminsi ni muri biganiro nagiye nkora muri no minsi hari amakuru nagiye ngenda menya atari ndababaye cyane kandi aza mu bakozi Imana bonaga bavuga ubutumwa bwiza nkunda abakozi Imana bavuga Imana neza ariko nkababazwa niyo umuntu mbonye atangiye kubivangavanga abeshyira Imana ngo yamutumye itamutumye abeshyira Imana avuza ashaka afite inyungu ze runaka aza mbona ari umukozi w'Imana mu minsi mikeya nkamubwira nti Theogene ibintu guhanura nimba n'Imana gutonya ati nge n'Imana yampaye nkinge n'umuhanuzi international ati natangiye guhanura ndi umwana mutoya ntabwo ushinzwe kubireba ugiye watangiye guhanura icyo nzi n'ubutumwa butumwa ariko kumenya kuri umuhanuzi international nabwo ni ikibazo buryo batangiye kugenda komeza rero ndamubwira mu minsi ishize yagize ibibazo arafungwa aje atangiye avuga ngo nagiye mu kimbo cyawe ndabona uribuka uhanura uvuga ibintu kuje nkabwira nti ibintu gukora uvuga ibintu bihagaze ntago byagushishamo nimusubira mu bigano haranye yaragufungiwe niko yagiye avuga yamye leta ntago yambuze kugitari kumfunga none se bivuze ku mugaragaro nawe abyumve wowe urinda iki z'igifungo igifungo aya
hano mu Rwanda iyo wakoze icyaha ni gatozi icyaha cy'umuntu ku giti cye reka nanjye rero mbihuhure ayo majwi niba ariho koko kabivuze ubabaye gutyo azagusaba imbabazi ntabwo nabo umuhanga agusaba imbabazi nawe napase nyumva ntugakate iki kintu ndaza kucyumva najye cyose nanze Imana w'umugabo umusaba ndawukurikirana ndacyumva nacyo ndanagisubizamo nk'ishuro nk'eshatu niba bimeze bityo nta mutima mubugira ariko kugira ngo uvaruke nawe azo kumukoresha ibiganiro agusaba imbabazi kuko wazamuye umuntu cyangwa yarazamuranye cyangwa wamukoresha ibiganiro cyangwa banishuti ariko ibyo bintu nabyo no guharabika nta cyaha wakoze niba waranikoze kandi ribize ikujyana ntago yambuze ku buryo ntago yaba yarakubuze tyo tumana ibintu kugira ngo naje mu gitondo atagira andi makuru ajya ndahandi hantu n'ahandi nepo sinzi ibyaho ugira simbizi byari byo nicyo nyanyikomeye ngaho komeza nawe Theogene ubutumwa uri gutanga irinde kuvuga amazina y'abantu niba ukurikira ibiganiro hari ahantu agiye avuga ngo nepo ndakwiyamye ntubisibe bino bintu ni ibyanjye n'ibyo bivuze ate kandi nje niteguye kubizera ko n'Imana ibintumye ntabwo nigize ukanga kudukata ntabwo nize ndukate ko cyane gatoza nawe n'Imana nakuburiye ubutumwa menye ko ugomba gutanga ubutumwa arambwira naho tugarura mu biganiro haro nonge ntugaruka ariko abantu ntibabyumva niza amashuri 3 ya primaire atari ko mfite ubwenge urutu bw'umuntu wize masters kandi ntayo ufite ati ndusha ubwenge byarabimbwiye ibyo nabyo ntago bibaho cyangwa ni iki ngiki mu minsi twabanye mu minsi mike baravuga ati Theogene uyu nguyu n'uyu nguyu hari n'uwambaje ndavuga rwose Theogene umukozi w'Imana uko ntabyo narinzi kumenya umuntu biragoye yego ariko ndamusanga uramuganira ubishigano kikiza nabivuze ariko nakuvuga amazina bihanga umunsi navuze amazina nuko mbabaye kandi uravuga gushakuza utore akana karimana yaduhaye nanjye ndimo n'umuntu wese ukurikirije mu gihe gukora abantu bahembuka ariko umuntu waza kutoba aza gutuma umwe turagira ngo dusobanure ibintu byari bimaze iminsi bisobanye ndavuga nti ibi bintu bari kukuvugaho yego ufite abantu wateye inda usambanya buza gusengera ibi bintu bafite abana wihakanye ibiki n'ibiki ibi bintu n'ukuri kuba bavuga ngo ufite umugore mu nzu ntago nenza hatuye ibintu n'ukuri arambwa ati ibintu n'ukubeshya ati cyakora ambwa mu mateka ya kera ati kera nayo mbimwe ko naraguye naje gusura mu gakiza ati twahuye maze amezi 2 ADP yongeye kunyakira cyazwa ko nabaye mu Kristo mu ndavuga ni okay yari yaraguye arongera arabyo yaraguye arongera avuga ati ibyo bintu byose rero kuva nje kuri kamera sinkibibarizwamo bifata gutyo hambwa ati abantu bari kumubitisha amateka yahise hanye nyamara narahindutse bifata gutyo mu minsi mike abarafunzwe ariko bitaragera mu minsi mike yari yafunzwe nibwo namenye yuko afite umugore babana mu minsi najyaga kujyayo akaba yamwije ngasanga ari wenyine wenda ajyana nibwo nagiye nsangamo inkweto mu nzu bakunda Imana izi nkweto bite atenza stampo naraje mfite n'umwana uyu munsi bari kumwe kandi bihagane ko mbivuze gutya nawe yihaga sinjya nkora ibintu biganiro ariko ndashaka gutaba kuri kugira ngo atajya avuga hari abantu mbishe bavuga ngo nepo kandi yaravango yatandukanye n'umugore nepo akavuga ati nepo na Theogene murafatanye mwese murafatanya cyasi nje nitandukanyije nawe mwabana afite umugore ibyo nyine mubwiye uko ibintu bimeze ibyo biragenda afunze nibwo naje kumenya uko nguhawe na mukuru twavuga n'uyu munsi agomba kuza kwihana niba ushaka Theogene afite umugore babana kandi akaba atabyemera agomba kuza kwihana kuko ibimenyetso uri kubitanga urabizi neza urabyiziye yego nibwo naje kumenya ibintu ukuri kandi ashaka kurongora kuzarongora asaba umugore nose Imana namuhereza umugore wo kandi natangiye kumenya rero muri iyo minsi mbimenye hanini byose mbimenye afunze abantu mutwumva mudukurikirana reka mbabwire ibyo bintu oya hagomba kwihana ibi mpamvu bivuze natana kandi oya ngice nemera nuko nemera yuko umwana w'ubugingo wese ari hana ikutari ubugingo wayikomereze nimba ari umunyabugingo azihana ariko birababaje warugeze ahantu afungiwe neza
nibwo natangiye kumenya ubu nabaye umunyamakuru kubaza nibwo mutarutute muze ejo mutavuga ngo ntabwo mwumvishe ku musaraba ikiganiro muze nibwo natangiye kumenya ukuri ku bintu uko kumeze nkubwiwe warande nkubwiwe na mukuru n'umuntu twavuga nawe nuko yansabye ambwiye ati nepo ntushyire kuri social media amakuru yose ushaka ndayagoye ko ntuyashyire kuri social media na saundi yayanze saundi hariyo mfite na nshatse nayishyira ko namanza kamusaba uburenganzira oye yiri butabumukiye ariko nta burenganzira yampaye ntabwo ariko bose baramuzi ntabwo ari byo none ubushitse tuzamusaba uburenganzira tuyizane abantu bari bamwe namusabye yuko abitekereza kugira abantu namwe mutavuga ngo twibasiriye abantu tuzayizana so gusenya umuntu ariko ndagira mbwira abantu nkabo turagira ngo twerekane ukuri niki abantu ngo nifatanije nawe ntago nifatanije nawe ndi umukristo ngewe oyo urakijije ngiye gukinda umukristo ariko kandi nanakosa ariko nta nkose nakwihana yego ariko kuzuka bavuga ngo umuntu akavuga ati runaka muri fataje uko niwe yakoraga no kumusaba TV ko sinari muzi icyakwana amaze kumumenya ngakomeza ugeze mu rugo usanze yinkwe uhasanze nibwo namusaza basi uyu muti ati ni mushiki wanje waje hano agiye kwa muganga mu minota mike barahageze n'umwana nibwo namenye amakuru yani reka mbe nkati aho ngaho kati andi makuru azabagurisha andi makuru ngombwa tuzavuga azaba ari sinshaka kwinjira mu buzima bw'uwo muntu wundi nibyo yambwiye kuko n'ubuzima kuri personnel nyirubwite nabihakana tuzayazana ngaho komeza cyo nshaka kuvuga ni iki umuntu ashobora kwiyoberanya ku wa mbere kwezi kwa mbere akibanya kwa kabiri akiyoberanya ariko nawe nanayimuga icyo gira bwe nti nubwo bimeze gutya ngiye nguteze igihe ahari umwotsi haba hari umuriro nguteze igihe ahari umwotsi haba hari umuriro abantu rero abantu bazi ko yita ino cano manze babwiye kumba kuri mu rujijo siye ubwo barabimenya icaho ijambo ry'Imana mukomeze mukurikire ijambo ry'Imana uwo mubona wabiyeretse mukamenya uwari we mukamenya imbuto ze zagaragaye maze imisi mbaga ntige imbuto zitaragera nejo nabigane n'umuntu w'umushumba nabani igihe imbuto zitaragera ku bintu biri kwangirika icyakora cyo bigirije bigasobanuka abasenga birashoboka ko umuntu yakorana abasenga mu musengere ariko bamwe bashobora kubaza ati ko icyo atakiza ku musaraba TV nuko namenye amakuru yose hari n'abandi nzababwira mu minsi iri imbere niyo gucukumbura cyane komeza ucukumbura ibibi niko bimeze abantu bafite ubuhamya buzima icyakora mbibwe no kumugaragaro umuntu ufite hari abantu umvishe nabo nari ndagushyiramo abantu umvishe dukoresha n'ikiganiro bagaca mu kigari bakaka abantu ituro batukishisha umusaraba TV bagabaka n'ibindi bintu bivugiye ku mugaragaro akibikora uzaforwarding iyo message cyangwa unamumbwire ahita agenda dushaka abakozi b'Imana nyabakozi b'Imana bahamagawe n'Imana bavuga ijambo ry'Imana bakura abantu mu byaha batabashyira mu byaha je kitugenza hano tushaka kubwiza abantu ukuri kuzaba ariko kuzaba batura nanjye umuntu anyoreje toro kumusaraba rwose wereze iyo forward nepo Fitero givuga ngo umusaraba no bendera twebwe abakije twemeye n'isoni zawo ni udukiza yego nimba turi ku musaraba ugamije kudukiza ntago tugamije kubicisha umusaraba tugamije kubakirisha umusaraba apana gutsikamisha abo bantu rero bivuze kuvuga ko nabyumvishe babasanga gucyo mubazane mutubwire mu gikari mirangiye irahari iri ku musaraba TV hego 88698581 0788698581 mutubwire ibyo birura bive mu ntama niyanjye personnel ntago ari ya Moses ariko tumenye inzira imeze gutya turi mu murongo wo kujyana abantu kuri Kristo hagaru kubavana kuri Kristo bamaze bisaba ngo utajya kuri kamera muri minsi ngiye kujya kuri kamera ko mfite akababara ndaje kuri muri n'ubu urumva yuko yagiye Burya yavuze igihano cyanjye yagitwaye cyose abo bantu rero bari kuza batukishizira ry'Imana mbamaganye ku mugaragaro dufatwe twuba ku bwami bw'Imana umuntu wese uri ku musaraba uhakurikirana ibiganiro ku musaraba ne paravuze ngo atanze ngo ahead umuntu kwaka ituro forwarding iyo message uyihereze nepo si turo kuryaka nubishaka uzaremuha ariko umuntu kwaka ibiro n'ibindi numvishe ngo abantu bagenda akamusanga mu gikari nk'amafoto wambaye ubusandi kambivuge gukinda nayivuze ibyo biba hano hari wabimbwiye byabaye ariko sinabivuze narakubwiye ifoto wambaye ubusa ukaka umuntu ifoto uri umukozi w'Imana narakubwiye uri kunyumva ibyo bintu reka mbuhure bibi ni umukozi w'Imana namwakire hano yatsi mukristo urumva reka mbuhure ariko mbamaganye ku mugaragaro sifatanyije nabo iyi ni cano mu izina rya Yesu Kristo amen nuwo batumye satani
ndabamagananye bose. ndongeraho akantu kuri uko kwamagana. Imana iguhereze umugisha. Njye ubwanjye narivugiye ngo dufite abantu hano, abantu baza bakabwiriza bakavuga ubutumwa, barangiza akagenda umwe akamarika akaguru, undi akagira gute, fotora igitsina cyawe, undi akagira gute. Ibi bintu narabivuze. Ukaza ukarana n'umukobwa mukarana mu buriri, ukaza ugahana kushaka gutinyuka. Narabibabwiye, ndababwira ngo ibyo bintu birenze hano kuri izi social media. Ndi mu bantu batigeze kuva na kera, kandi n'abama bavuga butumwa bamwe na bamwe muri bamwe this. Ibyo bintu nabyamaganye nabikora n'agatsiko, birangije birananirana. N'ubu ngubu reka nongere mbabwire, ivuga butumwa rikomatanyije n'ibyaha sivuga butumwa nepo ntibakakubeye. Twese dufite ejo hashize hatari heza, ngurikira neza. Ariko ejo hashize hagomba guhinduka burundu, apana ngo ejo hashize himuke haze kuba uyu munsi wa none. Amen. Uragurikira umuntu batazaza ngo kanaka ari muri ibi ngo nibyo ejo hagize gute. None ejo hashizeho umuntu niba ari mu 2014 2024 akaba afite fotokopi y'ejo hashize hiwe. Uwo muntu yahindutse ibiki? Yahinduwe nande? Byagenze bite? Ni dodo bacuruza zikarabwa none izuba rikazikubita zikaraba, ejo zabona imvura zikongera zikazuka. Ibyo bintu ubwo buzima bumeze bute? Ubuzima bw'umukristo no guhinduka kuri buri kintu cyari cyo cyose agahinduka. Yego. Niba atari ibyo rero, abantu birinda udutwiko tw'abantu, kandi uko gutwika kuyobowe mbona imbaraga z'abadayimoni n'abazimu kuruta imbaraga z'Imana. Mwakurikirana ijambo ry'Imana. Ngira ngo mbwire n'abantu badukurikiye ibintu byabaye akasa mutwe. None kambabwire, wanga kumvira Imana ukazumvira nyabingi ndibitegana n'iki byose n'abarangi. Burya dufite ikibazo cy'abantu badasoma ijambo ry'Imana. Niba uri no mu kazi kakugoye, isoma ijambo ry'Imana, winginga Imana igufashe, ukurikirana ijambo ry'Imana. Hari abakozi banyura hano batangaza ijambo ry'Imana. Reka nkubwira ndi makuru, reka nyakubwira utaruzi, nayo nyavuze mbere aha, nabyo bitazagutungura. Hari abantu bava mu ntara, unyumve message nazifite ngewe mbi Kigali hano naho ntuye, niho mba ndakodesha amaze imyaka nyinshi. Reka nkubwire nepo, agahanura ngo Imana yamutumye. Urangurikira, ntabwo mvuze bose, abari kubyo nabo barabiza, bavayo nyine barabiza. Agashikiriza ubutumwa hano, uwo nyiri ubutumwa kanda hari akaza kumuzamukira. Hari ikiganiro kimwe cyanyuze ahantu ntashatse kuvuga, bavuga umumama arabandi ko ngiye mpari, ko nimero zanjye ziba zihari. Uwo muntu Imana yamutumyeho ninde? Amakuru yazi agiye gushakasha asanga ni mukase wamumutumyeho. Urangurikira, amubwira byose, arabizana bishyira ku mbuga ngororayima, gusa ntagaragera ku musaraba. Ariko twitondere.